Kiramani yarahombye yagurishije imodoka. Ahandi hantu ibintu byapfiriye wasangaga nyine reka twubika amacupa twegura inyandiko akabigasekwa nkakeza koko niyemera abantu niba mubambe ariko namwe mwari kumushyigikira mukavuga ati Kiramani wafashije benshi ntago mwari kuvuga ko yigize ngo Yezu Kiramani yafashije Kiramani gufasha yafashije benshi ariko none reka turemwe imitsi imeze nabi hose ku mihanda zimwe mu nkuru za mbere ziyoboye izindi harimo inkuru y'ikena rya Kiramani. Izina Kiramani riri kugaruka kenshi ariko se Kira koko warakennye ubundi se niba ari byo byapfiriye nawe iki kibazo kiba cyaravutse ahubwo mu kwacu ahubwo nuko nakomeje kugira mpushinga ngira nkazana ngapushinga kugira ahantu mbona none birangiye ndavuga nta kindi kintu mfite none cyo kongera gushora kano kanya. Inkuru nyinshi ziri kuvuga ko yakennye bikabije, abandi bati yagurishije imodoka ye kubera ubukene buri kumusya, ndetse ngo yageze nawe yirukana abakozi bose, abandi barashwana kuko ngatakibona amafaranga yo kubahemba. Abandi bati Kiramani yigize Yesu afasha umuhisi n'umugenzi, none ngabo yafashije niwe wari kumubambisha. Mwebwe none yafashije ibikeri babana gasibyo biri kumubambisha. Ese kuki muvuga ngo abantu babanaga nibo bagiye kumubamba nibo bari kumusenyera. None hari abandi ibaze ko byagezaho noneho nyuma yo kwibuka ineza buri kantu yagiriwe na Kiramani ubwo yamugurizaga 50,000 by'amanyarwanda. Abanyarwenya buri kantu na buri nguni biyemeje gufasha Kiramani mu cyo bisi bihe by'ubukene budasanzwe arimo, bakemera ko bagiye kujya bamugenera ubufasha bw'100 bya buri kwezi. Kiramani buri kana buri nguni mu bihe byawe by'ubukene tukuri ruhande, twebwe twemeje na rya buri kwezi bizaza rijya mu rugo ukamera neza. Turaryemeye mani twifata turigikateho uyu senkani twohereze kwa Kiramani. Ariko se koko Kiramani yarakennye nkuko babivuga? Hari n'abari kujya kure ikena rye bakaryegeka kuri Madame Mutesi Scovia uyobora RMC, bakavuga ko ari we nyirabayazana w'ubukene n'igihombo cyose uyu Kiramani yagize. Ariko se gute? Kiramani uribuka yuko hari projet yarateka wa kwiyenza, ni projet yateje saga ari kumwe nande na Scovia. Ni projet yahagaritse kubera Scovia. Ni projet yahagaritse kubera amagambo Scovia yavuze ki mu biganiro bye. Bakubwira yuko iriya projet Kiramani yayikoze yagurishije n'ibibanza. Uyu Kiramani bakubwira yuko iriya filime kwiyenza yamuhombeje amafaranga agera kuri $20,000 yari yamaje gushora. Kugeza n'ubu benshi bari kwibaza niba koko ibiri kuvugwa ko Kiramani yakennye hari ukuri kuzuye, cyane ko yari umwe mu bashoramari bakomeye kandi binjiza amafaranga menshi muri uru ruganda rwa sinema. Benshi rero bati cyangwa nawe ari gukora prank nk'uko byarajwe muri iyi minsi kugira ngo wenda twikire filime nshya yabagiye gusohora, niko bari kwibaza. Gusa ariko mu kiganiro kuri televiziyo Rwanda aganira na Lucky Nzeyimana, Kiramani ubwe yivugiye ko ibiri kumuvugwaho atari prank, ko mu buzima bwe bwose nta na rimwe ajya gusohora filime ngabanze kuyitwikira. Muri iki kiganiro Kiramani yahishuye byinshi mu bimuvugwaho byo gukena, avuga ko byose byagenze intandaro yabyo, avuga amakosa yakoze yamusunikiye muri uru rwobo rw'ibibazo, asobanura byose kubivugwa ko yabuze amafaranga yo guhemba abakinnyi bakigendera, kugurisha imodoka n'ibindi. Ariko izo boro zose wazishira zigapfa gusa, ugasanga washoye nka $2,000,000 nari mu 50 ugaruje muri $2,000,000 washoye. Ubwo mu 50 washoye $2,000,000 washira video ikagira $7 nani igice cy'idolari. Ariko kandi mu byavuzwe byose harimo no kubanga impamvu Kiramani yaba yaragurishije imodoka ye, ibibanza ndetse n'ibindi bikoresho, hari uko ngo ashobora kuba yaramaze kunoza umugambi wo kujya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse ngo n'ibyangombwa hakaba byicaranye. Ndetse ibi ubwe mu kiganiro kuri RTV byaramucitse asa nk'umena iryo banga, ariko nyuma ashaka kwigarura nyamara ntibyari bigishobotse. Nibumve ngo nakennye, umve ngo nabaye wamutindi nyine hasi nyakujya ubwo gusabiriza oya, ntabwo nageze kuri urwo rwego, nta nubwo nakennye ku byo byagera kuri urwo rwego nyine, cyangwa se nta nubwo biteze no kuhagera. Nimba bigiye kuhagera nzahita nurira indege ngende. Ya visa urayifite? Tugarukira. Ariko se ibiri kumuvugwaho byose ukuri ni ukuhe? Niba yarakennye se yakennye ku kihe kigero? Niki cyaba cyaratumye akena bene ako kageni kugeza ubwo igihugu cyose kiri kumwota? Ibyo byose nibyo byatumye nubika amacupa nkegura inyandiko
kugira ngo nkubwire imvo n'imvano yabyo. Muri iki cyegeranyo kandi naza kukubwira ubuzima bushaririye uyu mugabo yanyuzemo bw'ubukene bukabije n'ibibazo by'inzitane, ariko nyuma akaza kubyikuramo agahinduka boss wa benshi mu byamamare biri muri sinema y'ina. Gusa mbere yuko nkomeza, reba aho hasi ureba handitse subscribe kandeho kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyegeranyo bicukumbuye ukizaho inshuro zirenga 365 mu mwaka. Nitwa Oscar Dushime, nguhaye ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu. Reka mpera ahangaha. Kiraman yashyize umucyo ku bukene bumuvugwaho. Uyu ni umutwe w'inkuru, ariko noneho reka nyirambure yose. Niyonshuti Yannick umaze kwamamara muri sinema nyarwanda nka Kiraman yanyomoje abamaze iminsi bavuga ko yugarijwe n'ubukene bwatumye yirukana abakinnyi bose yakinishaga muri filime ze ndetse akanagurisha imodoka ye. Uyu mugabo yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Igihe, aho yarabajijwe niba koko yaragurishije imodoka ye kubera ubukene. Avuga ko abantu badakwiriye kwizera ibintu byose bivugirwa ku mbuga nkoranyambaga. Ati icyo nkunda kubwira abantu ni ukutagendera ku kintu cyose kiri ku mbuga nkoranyambaga, ngo bagendere kuri cyo. Nta kibazo na kimwe cyabaye kuko nta mukinnyi ntahembye, nta n'uwo nirukanye. Ahubwo ni kwa kundi ushobora nko kugurisha ikintu ukabwira umuntu uti nakigurishije kugira ngo ngire ibyo nkemura. We rero agahita avuga ati buri bwo yatangiye kugurisha ibintu yakennye pe. Nubwo inkuru zimugarukaho zikomeje kuba nyinshi, Kiraman yavuze ko ntacyo bimutwara kuko ngo uko bamuvuga hariko abantu bamuhanga amaso ku bwinshi. Ati nibirire nyine, none se wakora iki? N'ubundi bari kumvuga nkarebwa cyane. Kiraman yavuze ko nubwo adakennye nk'uko babivuga, ariko muri sinema ngo yahuye n'igihombo yatewe n'uburwayi amaranye iminsi. Ati maze igihe nararwaye, muganga yansabye kuruhuka bihagije. Mbonye ko ninjya mu byo kuruhuka abakozi banjye bagomba guhembwa bizagorana, nahise mbiha abantu babikurikirana, ariko byose byarahombye kuko bamaze amezi 4 bafata amashusho, ariko nayareba ngasanga rwose nta mwimerere wanjye urimo. Mbonye bitari ku rwego nifuzaga, mpitamo kutabikoresha. Uyu mugabo yavuze ko byinshi mu bibazo byavuzwe hagati ye n'abakozi be bamwe nta byabaye, ahubwo ari abantu bagiye babikuririza. Icyakora ngo ni inkuru zamusigiye amasomo atandukanye. Ati ikindi bintu bimaze iminsi byanyigishije nuko abantu baba bashaka ko wikubita hasi bakaguha urw'amenyo. Ikindi hari ukuntu najyaga ngira neza umuntu akambwira ngo nzayisanga imbere, ariko simbyumve. Ubu nibwo ndi kubona ko ibyiza nakoze biri kungarukira, biri kunyereka urukundo rw'abafana, bari kumpumuriza, bari no kumba hafi. Mpita numva ko umutima mwiza ugomba kwikuba inshuro 1000. Wasanga ari Imana iba yabikoze kugira ngo mbone ko ibyo nakoze nabisarura. Uyu mugabo yakanye amakuru yuko afite gahunda yo kujya muri Amerika muri iyi minsi. Ati ntabwo ngiye kugenda, ariko isaha n'isaha nagenda bibaye ngombwa. Hano ndacyafite amahirwe menshi kandi meza, keretse mbonye nakibona amaronko. Mu gihe rero ahari nta kintu nawe njya gukorayo. Ikindi mfite umuryango hano, nzakorera igihugu cyanjye. Ubwo se nk'abo bana bose bari gukoresha, ni hari byinshi mba nabarinze. Nzakomeza gukorera igihugu cyanjye. Kiraman yavuze ko urwego abantu bashyize bikomeje kumubaho no kumuvugwaho atari rwo mu by'ukuri ibintu biriho. Ariko se uyu Kiraman ukomeje kuvugwaho ubukene ngo buri kunuma, ubundi ni muntu ki? Amazina ye yose yitwa Niyonshuti Yannick. Uyu ni umukinnyi wa filime na comedy, akaba umwanditsi wazo, akaba umuyobozi wazo cyangwa se director, ndetse akaba na producer byose icyarimwe. Kiraman yavukiye mu mujyi wa Kigali i Nyamirambo mu Biryogo. Mu yandi magambo ni umuryogo, ndetse n'ababyeyi be niho bavuka. Urugendo rwe muri sinema narwo ubwarwo ruratangaje ndetse rwuzuyemo amasomo menshi. Bijya gutangira byose, Kiraman avuga ko byatangiriye mu rugo. Umunyarwanda we yarabyitegereje, niko kugira ati buryo uko byamera kose mwene Samusura avukana isunzu. Uko niko byagenze, kuko Imana yo gukina filime ntabwo yizanye gutyo gusa, ahubwo buriya ngo Kiraman ayikomora kuri se, kuko ngo nawe nibyo akora. Gusa kuba papa we yarabikoraga, ibyo ntibyari bihagije ngo tumumenye, kuko byasabye kaca mu maboko ya Nyakso kugira ngo tumumenye. Uti byagenze gute?
ubundi mbere yo kwinjira muri sinema Kiraman yari umudisike bana, niba abandi babicaye ku muhanda no ku mabaraza bacuruza amafilime n'indirimbo ku maflash disque ndetse no ku masede kera kigezweho. Ni bamwe benshi mwita aba DJ. Icyo gihe rero ajya guhura na Nyakiso ngo yari amaze iminsi haraye komedi ze yirirwa zikina buri kanya. Maze rimwe Nyakiso acaho Kiraman yakoreraga, aciyeho rero umwana wari hafi aho yaramubwiye ati dore ba Nyakiso baciyeho, dore bagiye gukina. Ako kanya Kiraman yahise afunga ibyuma arahaguruka arabakurikira. Ngo yaragiye yicarira mu byatsi agiye kureba uko bya bintu ahora areba babikina. Mu gihe yari yicaye rero haje kuba igisa n'igitangaza. Hari akarahore kabonetse gatoya kabura umuntu ugakina, abantu bose bari bakinnye, ariko ako karahore habura umuntu uri bugakine. Nibwo rero bamusabye ko yagakina, nawe atazuyaje arabyemera aragakina. Akigakina agakora neza cyane, maze iyo komedi isohotse abantu benshi bari baziranye baramuhamagara bamubwira bati tukubonye muri Nyakiso. Aha yahise hakura igitekerezo gikomeye cyari kigiye kumuhindurira ubuzima. Yaribajije ati niyo nyine akantu gato gutya abantu bakagakunda, byamera bite noneho ninjiye muri timu ya Nyakiso tukajya dukinana mu buryo buhoraho. Yahise yegera wari manager we Amzos amugezaho icyifuzo cye, nawe kuko yari yabonye umuhanga bwe aramwemerera. Rimwe rero Nyakiso aza kumuha role yo gukina n'umusirikare, maze nawe niyamutenguha ahikina neza cyane. Maze kuva ubwo ahita ashyirwa mu bakinnyi b'imena bazajya bagaragara buri gihe muri Nyakiso comedy. Nguko uko Kiraman yinjiye muri sinema byose abikesha Nyakiso. Uyu Nyakiso kandi uko yamuzamuye ni nako yazamuye abandi banyarwenya ndetse n'abakinnyi benshi bakomeye muri sinema barimo Mitsutsu, Aisha n'abandi. Abo bose rero yababereye umusamariya mwiza nk'uko nawe ubwe yiyita umusamariya. Kuva yakinjira muri timu ya Nyakiso rero Kiraman yahise afatiraho biza gukunda, ahinduka umukinnyi ukomeye kugeza ubwo yatangiye gukora filime ze bwite, nazo ziramukundira ziramuhira. None dore hageze uyu munsi mugani wa mwana afunze. Nkuko nigeze kubikomoza haruguru, Kiraman ni umugabo ufite umugore n'abana babiri. Impamvu uyu mugabo yashatse akiri muto kimwe n'urundi rubyiruko rwose, nawe yaje gukubagana agira uko yigenza aryamana n'umukobwa, ariko ntibyamuhiriye kuko yisanze yamuteye inda. Icyo gihe yari afite imyaka 22 yonyine. Icyo gihe rero byabaye ibibazo bikomeye cyane, iwabo w'umukobwa birakomera, bamutegeka gusanga umusore wamuteye inda akabavira mu rugo. Mu yandi magambo, Kiraman w'imyaka 22 yari agiye gushaka umugore. Icyo gihe yari umukene wo kubabarirwa, umusore wari ugeze icyo gihe ataranatunga ibihumbi 101, aba mu nzu y'ibihumbi 30, ariko nabwo atabasha kuyigondera wenyine, ahubwo yibanamo n'abandi basore 4 bakiteranya ngo babone kuyishyura. Yumvaga rero icyo gihe nta buryo bubaho azatunga umugore akubaka urugo ngo bishoboke. Gusa yaje gufata umwanzuro wo kumuzana bakabana, nubwo nawe atari yibeshijeho. Banyuze mu bihe bigoye by'ubukene bukabije no kurya ubusa, ariko barihangana banyurana muri ubwo buzima bakomeza gukundana. None uyu munsi babaye abakire, baguze amazu, amamodoka, ibibanza, bafite amashopu y'imyenda n'inkweto n'ibindi. Nyuma y'uko mu minsi yashize nabwo bakoze ubukwe nabwo bwasigaye mu mitwe ya benshi bukavugwaho byinshi. Ubu we n'umugore we babayeho neza mu buzima buryoshye butarimo inzara n'imihangayiko. Ni umuryango wishimye kandi ukundanye cyane. Inshuro nyinshi uzabona ku mbuga nkoranyambaga bikinira udukino tw'abana bato, bishimanye ndetse bishimiye ubuzima nk'abantu bavuye kure. Barahiriwe ndetse Imana yabongeye undi mugisha ibaha umwana wa kabiri. Uyu munsi Kiraman avuga ko ibintu bye byasubiye inyuma ndetse yemera ko yahombye bitewe ahanini n'uburwayi n'andi makosa yagiye akora mu kazi ke. Gusa ariko avuga ko agiye kugaruka mu kazi ndetse ko yizeye ko ibintu agiye kubisubiza ku murongo, ibibazo bigakemuka. Ariko nanone ngo nibyanga hazurira indege yigire kuba hanze y'u Rwanda. None uyu Kiraman azabasha kwivana muri ibi bihombo yaguyemo, azongera asubire mu bihe byiza, yiyambura urubwa rw'ubukene ariko ambikwa na benshi. Njye ntabwo mbizi, icyo nzi nuko nsoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Wakoze kudukurikira, ibuka gukanda kuri subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bya buri munsi.
iri jwi ni irya Oscar Dushime. Nawe utaha Imana ibarinde. Uko bwije nuko bukeye ibiciro by'ibicanwa bikomeza kwiyongera ubutitsa. Ibyo rero bigatera imitsi ya benshi kurega, kubera ko twese kugira ngo tubeho dukenera kurya kandi turya ibyo twatetse. Ubwo rero bisobanuye ko dukenera n'ibicanwa mu guteka. Ikintu cya mbere ni amakuru. Ubu nta mpamvu yo guhangayika kuko quick cooking ibibazo byose by'ibicanwa yaje kubishyiraho iherezo. Aba bagukorera amashyiga meza ya kijyambere abereye ijisho kandi akora neza. Muri quick cooking niho honyine bafite ubushobozi bwo kugukorera amashyiga y'ubwoko bwose, yaba yimukanwa ndetse n'ayubakiye ahantu hamwe. Ndi kukubwira amashyiga atanga umuriro ku kigero wifuza. Ushobora kongera umuriro cyangwa ukawugabanya. Ibyo biba ari amahitamo ufite mu biganza byawe. Aya ni amashyiga ushobora gukoreshamo inshenga, amakara, bitise ugakoreshamo inkwi. Aya ni amashyiga kandi afite umwihariko wo gukonsa mu muriro muke cyane kandi ibyo utetse bigashya neza. Ibaze ko ari ishyiga rigizwe n'ifuru, icyokezo ndetse n'imyanya yo gutekeraho bitewe n'iyo wifuza. Ndetse by'akarusho abakoresha amasafuriya manini ya muvero namwe turabakorera. Haba iwawe cyangwa mu rugo hose turahagusanga. Amahoteli n'amaresitora namwe ni karibu. Twigisha kandi gukorera amashyiga ndetse twigisha na sudire. Dusanga i Kanombe mu Busanza, i Rwamagana cyangwa se Kimironko muri gare. Aho nutabasha kuhagera ukore ku rutsinga tugusanga aho uri, uhamagaye kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Quick cooking, kugufasha gucana neza kandi kuri make inshingano zacu. Turi mu isi yaho kwambara bifite ijambo rinini kuki abantu bari bukuvugeho cyangwa se uko bari bugufate bakikubona bwa mbere. Bibaho kenshi ko umuntu yakambara neza ariko ntaberwe. Kwambara neza icyarimwe ukanaberwa bishobokera gusa umuntu wambitswe na Mbagariye Fashion. Ubu inkuru yabaye kimomo. Tudoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba y'abagabo, y'abagore, y'abana n'izindi ngeri zose. Umwihariko wacu turaba mbere mu kudoda costume nziza cyane, umwenda wambara ukubonye wese agakoma yombi. Si ibyo gusa kuko namwe abakeneye impuzankano uniform, ibyo ni ibintu tuzobereyemo cyane. Tudodera ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amaresitora, amahoteli n'abandi mwese mukeneye impuzankano, byose tukabikora mu mabara na size mwahisemo. Ibiciro byo ntibibakange, ni nk'ubuntu. Akarusho kandi twigisha kudoda. Dufite abarimu b'inzobere ku buryo umunyeshuri wigiye muri Mbagariye Fashion mu gihe gito gusa aba ari intyoza ku isoko ry'umurimo. Dufite kandi dry cleaner ifura imyenda y'ubwoko bwose, ntidukangwa n'ibizinga. Uyize uyaza rero dusanga aho dukorera Kicukiro Zimya cyangwa duhamagare kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Mbagariye Fashion, we make the difference.